Uri data wa twese mwiza, uri Imana, urakomeye, urakiranuka. Uri ndiho ni ko wabwiye Mose ugiye kumutuma muri Egiputa. Ndagushimye umwana wawe. Munyorogoto, umukungugu, umukungugu. Yesu, banza utunganye ubugingo bwanjye, maze kubutunganya rero utunganye n'umubiri wanjye n'akanwa kanjye, kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bizabashe kugira aho bikura abantu, bigiye n'aho bibashyira, bibakure mu bidatunganye bibashyire mu gutungana. Uwiteka, ntunshyigikire kandi uzashyigikire n'abantu bazabasha kubyumva, kugira ngo nabo bazabe byamamaze, kugira ngo abantu benshi barusheho kukuva mu bubata bwa Satani, ahubwo baze kuri wowe, kugira ngo tuzabashe kuraganwa ubwami bwawe bw'uzaba uje gucyura itorero. Uwiteka, nutwambike imbaraga zo mu gihe cyane, zo mu gihe kiri imbere. Muri uyu mwanya uturinde Satani n'imyuka mibi, turinde ubutware bw'umwijima bwose. Uwiteka, turaritse Imana n'Umwana n'Umwuka wera, kugira ngo barusheho kuganza mu ijambo ryawe. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Urakoze Yesu, amen. Dushimye Imana kuri uno munsi, kuko Imana itugiriye neza kandi ikaba itwitayeho, ndetse ikaba iturengeye, kuko ni kenshi tugiye twifuza cyangwa tukagambirira kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko ntibikunde. Ariko kano kanya Imana yongeye kukatwongerera, kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero ijambo tugiye kwibukiranyaho cyangwa kuganiraho ni ijambo rifite umutwe rivuga ngo haguruka wongere usane inkike. Yesu natugirire neza. Iri jambo rivuga ngo haguruka wongere usane igicaniro, hakubiyemo ibintu byinshi by'ingenzi. Ariko guhaguruka ni igihe wari uri mu nzira, cyangwa wari uri mu rugendo, cyangwa hari ibyo wari urimo uri gukora, hanyuma ukageraho ukabivamo ukarambirwa, hanyuma ukiyicarira. Kandi ukicara utari wasoza gukora icyo wahamagariwe cyangwa icyo wari ugamije gukora. Rero uyu mwanya ndakubwira ngo ongera uhaguruke. Haguruka, kuko aho wahamagariwe, aho wakuwe, ibyo wasezeranye ntabwo wigize ubisohoza. Yesu natugirire neza. Jya guhaguruka wemereye Kristo ko ugiye kumukorera, kandi ugiye kumwamamaza, kandi ugiye guhindura abantu benshi ubakura mu bidatunganye bajya mu bitunganye. Rero ongera wiyungemo imbaraga, ongera utekereze icyo wahamagariwe, niba ari cyo uri gukora, hanyuma usubire ku murimo, usubire ku nkike, utitaye ku bakuvuga, utitaye ku bakureba, ahubwo wowe uvuga ati icyo nasezeranye na Kristo, icyo nasezeranye n'uwampamagaye, nicyo nongeye gukora. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwa kabiri rwo ku Ngoma, ibice 32. Turasoma umurongo wa 5 n'umurongo wa 7 kugera ku 8, dusimbuke dusome 24, kongera dusome na 26. Umurongo wa 5 haratubwira ngo arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya naho iringanira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza imiro umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo, agira byinshi cyane. Ku murongo wa 7 naho tubasome, haratubwira ngo nimukomere mushikame, nimutinye kandi nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri,
cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe. Kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Twongere dusome umurongo wa 24 n'umurongo wa 26. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. 26. Hezekiya abibonye yicisha bugufi, yihana ubwibone bwo mu mutima we ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu, bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Twari turi gusoma iri jambo rivuga ku mwami w'Abayuda Hezekiya, uburyo bagarutse bavuye i Babuloni bamaze kurwana, ngo hanyuma ngo umwami Sanekeribu umwami wa Ashuri ngo ashaka kubarwanya, ndetse yararwanye mu gihugu cy'i Buyuda, ururembo yararushenye, inkike yarazisenye, ariko Hezekiya agira ishyaka n'umwete byo kugira ngo yongere asane inkike. Muri iyi minsi rero hari inkike zamaze gusenyuka muri uru rugendo turimo, muri uyu murimo turimo, umurimo wo kuririmba, umurimo w'ubunyamasengesho, umurimo w'ubukristo, umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, umurimo wo kwitanga, umurimo wo gufasha, umurimo wo gusura abarwayi. Hari ibintu byinshi byagiye bisenyuka, ariko ndakuzaniye ijambo rivuga ngo haguruka wongere usane inkike, uhaguruke nka Hezekiya. Hezekiya areba Sanekeribu aramwitegereza, kuko yashakaga gusenya i Yerusalemu yose mu gihugu cy'i Buyuda. Ariko Hezekiya aravuga ati hoya, twe gukomeza kuba igitutsi, twe gukomeza gutukisha izina ry'Imana yacu, reka twongere dusane inkike. Haleluya! Twongere dusane inkike. Wa muririmbyi we, wa munyamasengesho we, reba ituma izina ry'Imana yacu ritukwa. Wa mubwirizabutumwa, wa mukristo, aho utuye, aho ukorera, reba ibyatumye izina ry'Imana yacu ritukwa. Hanyuma nusanga inkike hari aho yasenyutse, ukaba warahaye icyuho abanyamahanga, bakaba bari gutuka basuzugura izina ry'Imana yacu, hanyuma wongera uhazitire. Yesu natubwire neza. Erega icyo Imana yadusigarije ni ugukora ibyo gukiranuka. Icyo Imana yaturindiye ni ukugira ngo dukore ibyananiye abandi. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bari barasezeranye yuko bataziyanduza, bavayo basezeye, ariko bageze mu butayu barongera bakumbura bya byo kurya by'i Babuloni, bakumbura ya madegede, barongera bakumbura n'ubutunguru bwa tungurusumu. Ibyo si ibintu byo gukumbura. Imana yari yabahaye manu, ibahereza n'ibindi byo kurya n'ibyo kunywa, ariko ibyo ntabwo bigeze banyurwa nabyo. Hari abaririmbyi rero dufite, abanyamasengesho, ababwirizabutumwa bwiza, abakristo, bajya bongera bagakumbura bya bindi bavuyemo.
bakongera bakazirura ibyo bari baraziririje, ibyo bafataga nk'ibizira kubera igihe bagezemo. Ariko ndakwibutsa ngo wongere usubire ku rufatiro, wongere ukorere Imana nk'izaguhemba, ukorere isi nk'uyivamo, ukorere ijuru nk'uritaha. Abisiraheli bageze mu butayu barongera barakumbura. Hari abaririmbyi rero muri ino minsi ushobora kubona, cyangwa abanyamasuku cyangwa ababwirizabutumwa bwiza, ukabona imico bafite, imyambarire, imisokoreze, imitegere y'ibitambaro, ukabona imigendere n'imivugire, ugasanga n'ubundi ntaho batandukaniye na ba bandi bavuyemo. Dukwiye kugira itandukaniro, kuko Kristo, Imana Data wa twese, ijya guhamagara Aburahamu mu gice cy'Itangiriro mu gice cya 12, Imana ntabwo yamutoranirije mu bwoko bw'iwabo ngo agumemo, ahubwo yaramuhamagaye ngo yewe Aburahamu, uva mu nzu yo kwa Sotera, uve muri Uri y'Abakarudaya, ugiye mu gihugu nzakwereka. Haleluya. Ntabwo Imana ubundi ishaka kugutoranya, ntabwo ikurekera muri uwo muryango. Oya, irakubwira ngo ubanze wimuke. Nawe rero hari uburyo wari warimutse uvuye muri ya miryango y'iwanyu, usize muri bya byiciro mwagendanaga nabyo, irakubwira ngo ngwino unkorere. Nawe urayemerera. Ese inkiki yari yaragushyizeho wagombaga kurinda, wagombaga kubaka, uracyayiriho? Yesu nakugirire neza, kandi yongere Mwuka Wera agusobanurire, kandi akwigishe, kandi akwibutse iby'uru rugendo. Sanikarebu ashaka gutera Hezekiya ngo amubuze kubaka inkike. Hari aho tugera dusoma ukumva yuko ba Tobiya na ba Geshemu batumagaho impamvu zatuma batubaka izo nkike, bakavuga amagambo y'urucantege yuko ingunzu zizabyurira bigasenyuka. Hanyuma Hezekiya agatumwaho intumwa na ba Tobiya na ba Geshemu na ba Datani yuko ibyo bubaka ingunzu zizabyurira bigasenyuka. Ariko Hezekiya arakomeza agira ishyaka, ararira kubera yuko i Yerusalemu hari harabaye amatongo. Arakomeza arubaka, igezeho ashyiraho uburinzi bukomeye. Ukuboko kwe kwaba gufite intwaro, ukundi kuri kubaka. Yesu natugire neza. Yongeza nganja nkunda kubwira abantu nkabwa ntisi, wowe intwaro ufite ni iyihe? Mu rugamba urimo kurwana, mu ntambara urimo, hari intwaro ufite? Ese niba waragiraga intwaro ugihamagarwa, uhuye n'amagambo ukagira intwaro yo gusenga no kwiyiriza ubusa, ibyo uracyabifite? Cyangwa nawe iyo bavuze urongera ukavuga? Ndakwibutsa nkubwira ngo ongera utekereze intwaro uri kurwanisha muri no minsi. Maze Hezekiya akomeje gutumwaho intumwa nyinshi, n'abaturage basa nk'abagira ubwoba. Ariko Hezekiya arababwira ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri. Haleluya. Mwene data, muvandimwe, mubyeyi, ndakwibutsa nkubwira ngo ibyo uri kubona n'ibyo uri kumva byiguca intege, byigukura umutima, ahubwo icyo usabwa ni ukwikomeza ku mwami wawe, kuko ibyo ni ibyo abantu bari gukora, ntabwo ari umwami wawe. Izo ni ingabo z'isi. Wowe rwana kigabo, kuko umwami waguhamagaye niwe mugenga wa byose, niwe ufite urufunguzo rwa byose, niwe uhagarariye
abami bose n'abatware bo mu isi yose, kandi ibikubaho byose Imana irabizi. Maze Hezekiya arababwira ngo nimukomere mwebwe ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri, kuko umwami wa Ashuri ni umwami w'isi, ariko twebwe turi kumwe n'ingabo zo mu ijuru n'ingabo z'Uwiteka, kuko ari we utuyoboye. Nimureke rero natwe dukomeze duhuze umutima, turwane intambara zacu, kandi twishingikirize ku mugabo. Maze ngo Abisiraheli cyangwa Abayuda bose ngo bashima umwami wabo w'Abayuda Hezekiya kubera amagambo meza yarababwiye. Hari igihe rero burya mu bantu tubana nabo, tugendana nabo bajya baduca intege, ariko tujye tunambana na Kristo, kuko Kristo ajya aduhumuriza akatubwira ko ari kumwe natwe. Hezekiya yakomeje gusana inkike, kandi yari yaratumwe n'Imana, yari afite amagambo y'ubwenge, kubera yari yarasobanukiwe neza yuko ingabo z'ijuru zigendana nawe kandi zirusha imbaraga ingabo z'isi. Bene data bavandimwe, ntabwo duteze kuzama amahoro masa, ariko dufite umufasha w'Umwuka Wera, niwe udushoboza kandi akaturwanirira, akadufasha kurwana ibyo twebwe tutakishoboza. Niwe udufasha muri byose. Rero mwene data muvandimwe, wowe wirinde kwishingikiriza ku by'isi, wirinde kureba ku bakomeye, wirinde kureba ku bana b'abantu, ahubwo urebe kuri Kristo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 24 ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara, ngo yenda gupfa, ngo asaba Uwiteka amusubiza mu ijambo, amuha n'ikimenyetso. Data wa twese natubwire neza. Erega Kristo ntabwo yigera adusezeranya yuko utazarwara, utazanaremba cyangwa utazanapfa, ahubwo Kristo yaravuze ngo duhore twiteguye kandi amatabaza yacu ahore yaka. Pawulo we abivuga neza, aravuga ati njyewe maze kumera nk'ibyasukwa ku gicaniro, ngo kandi narwanye intambara nziza, nareze ibyo kwizera, wigeretse kuri ibyo mbiki ikamba ry'ubugingo. Stefano waritegereza mu gihe yari mu rubanza, bari kumukurubana inyuma y'umurwa, bari kumuhora kuvuga Kristo, bari kumuhora kuvuga Imana, bamutera amabuye ngo niba adashoboye kwihakana Imana ngo yihakane na Kristo. Ngo Stefano maze ararama areba mu ijuru, ngo abona ijuru rirakinguye, abona Imana n'umwana ngo bateze ibiganza, abona abamarayika bamutegereje. Ashyize ku munzani iby'isi, ashyira ku munzani n'iby'ijuru, abona iby'ijuru bibaye byinshi kuruta ibyo mu isi. Ahita abasabira umugisha, avuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Yesu natubwirire neza. Dukwiye kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije, tubaterwa ubwoba n'ibihe turimo. Dukwiye guhanga amaso kuri Kristo. Hezekiya nawe arwaye rero, ngo yenda gupfa. Hari igihe nawe ugera mu ntambara ukabona ko byakomeye, ariko ngo na nyuma ya zeru Imana ibihari irongera igakora. Mu gihe ubona ko nta bifatika, ariko Imana igireme bifatika. Mu gihe ubona yuko utari burye, Imana igitanga ibyo kurya. Mu gihe ubona ko utari bwambare, Imana igitanga ibyo kwambara. Mu gihe ubona ko nta minerivare ufite wowe ubwawe n'abawe, Imana igitanga minerivare. Mu gihe ubona ko warwaye, Imana igitanga ubuvuzi. Yesu natubwire neza. Icya mbere ni ukubana n'Imana, kandi ukamenya icyo Imana igushakaho, ukamenya icyo Kristo agushakaho, ukamenya se Imana mubanye muti. Ese hari ikimenyetso yarwaye uko Imana kuko ikusi? Hezekiya we yararwaye,
ngo Imana imubwira ijambo, imusubiza mu ijambo, ndetse imuha n'ikimenyetso. Yesu natugire neza. Ese ikimenyetso cy'Imana kiracyakuriho? Yewe mukobwa, yewe musore, yewe mugabo, yewe mugore, yewe mwana mutoya, yewe munyamasengesho, yewe mubwirizabutumwa, yewe muririmbyi, yewe munyempano, yewe wahamagawe ukava muri buriya bakarudani, uracyafite ikimenyetso? Ese ikimenyetso ntabwo cyamaze kukuvaho? Ese ikimenyetso cya Kristo uracyakiyumvaho? Reba neza, reba niba ukiri ku nkiki. Ese aho Kristo yagusanga aracyahagusanga? Ntabwo uri mu matiku, nturi mu magambo, nturi mu mahane, nturi mu bidahesha Imana icyubahiro. Reba ikimenyetso cyaguhuzaga na Kristo kiracyari muri wowe. Niba ari ikimenyetso cyo gusenga, niba ari ikimenyetso cyo kwirinda, niba ari ikimenyetso cya Mwuka Wera, kiracyari kuri wowe. Yesu nakugire neza kandi atugire neza twese, yongera tugarukeho. Icyo kimenyetso ngenda kwifuriza kugira ngo wongere ubone ikimenyetso, ikimenyetso kivuye ku Mana kandi kiri kumwe n'ijambo. Abakera bari bafite bagendanaga n'ijambo. Aburahamu ahamagarwa yahawe ijambo ngo nzakugirira neza, nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi nzaguha umugisha, ngo kandi uzaba sogokuruza w'amahanga. Ese wowe uhaguruka, wahagurukanye ikimenyetso cyangwa wahagurukiye mu kigare? Ongera urebe neza, ongera urebe neza. Numara kureba neza aho waba waraguye, wongere winginge Kristo, umubwire ngo noneho ndagarutse. Ngo Hezekiya yajyaga watekereza akareba ibyabaye mu bantu biwe, ngo hanyuma kongera akicisha bugufi. Hezekiya nubwo yari arwaye ageze kure, iyo dukomeje gusoma hari aho batubwira neza ko hari aho yageze arirara. Amaze kwirara yishyira hejuru, amaze kwishyira hejuru ngo acudika n'umwami w'i Babuloni. Aho umwami w'i Babuloni yaje amutambagiza inzu y'Uwiteka, ngo arongera, maze ngo umwami w'i Babuloni anyaga ibintu byose byo mu nzu y'Uwiteka. Ibikombe arabitwara, ngo arabijyana, akajya abishyiramo vino yo guterekereraho. Mwene data muvandimwe, agahe wongerewe katari kanini gatoya, icyo wasigarijwe nicyo uri gukora. Uyu mwami Hezekiya, umwami w'Abayuda, yagezeho arirara cyane, arigomeka, amaze kubuzuza inkike. Yongeye sanga njya nkunda kubwira abantu bagiriwe ubuntu bwo kugabirwa uyu murimo wa papa, uyu murimo w'Imana. Ba Stefano, ba Mose, ba Yohana, ba Pawulo barawutangije uyu murimo. Bamaze kuwutangiza barigendera, barawusiga. Natwe turasubukura. Wa mupasiteri, wa mushumba, wa mupadiri we, wa muririmbyi, wa muhanuzi we, menye neza yuko uri gukinira mu kibuga utaharuye. Hari abagiharuye, hari abakivunikiyemo, hari abagikomerekeyemo, ariko we waje mu kibuga kimaze guharurwa. Ese ntabwo uri gusiba aho abandi bari barasize bahinze baratongoye? Ese ntabwo wongeye kumezamo uruteja n'amahwa? Ese baramutse bagarutse basanga ko kuri gusubukura ibyo basize? Ongera witekereze neza. Hezekiya akimara gutambagiza, umwami w'i Babuloni amaze kunyaga bya bintu, arongera aricuza. Ngo Hezekiya abibonye ibyo byose, ngo yicisha bugufi, maze ngo arongera yisubiramo arihana, ngo ubwibone bwo mu mutima
ngo n'abaturage bose arabaturira ndetse aranabatuza, ngo bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho. Yesu natubwire neza. Ndakubwira aha ngaha iyo mageze ngo ese ibiri kubera muri iki gihugu cyacu cyangwa ibiri kubera muri ino si, ibiri kubera mu idini uteraniramo, ibiri kubera muri korari uririmbamo, ibiri kubera mu cyumba usengeramo, ibiri kubera mu gishumba ushumbye, ibiri kubera mu kazi uri gukora, ibiri kubera mu mpande zose urimo ubarizwamo cyangwa aho ugera, nta ruhare ubifitemo. Reba neza niba nta ruhare wabigizemo kugira ngo ibiri kuba muri iki gihugu cyangwa ibiri kuba muri ino si bidahesha izina ry'Imana yacu icyubahiro, nta ruhare wabigizemo. Nusanga hari uruhare wabigizemo, warakuruye umuvumo, ari wowe watumye uburakari bw'Uwiteka bumanuka, wongere usubire ku rufatiro, ubwire Kristo ati noneho ndongeye, ndahagurutse, ndagarutse, nje gusana igicaniro, nze gusana inkike, ngarutse hahandi wanshakaga ukambona, hahandi twahuriraga niho ngarutse. Yesu natubwire neza. Ongera ugaruke. Yesu Kristo aracyateze ibiganza, aracyahamagara abarushye n'abaremerewe, aracyahamagara kandi avuga neza ngo icyamukuye iwe ntabwo yazanywe n'abazima, nta nubwo yazanywe n'abari mu rugo, ahubwo yaje gushaka inzimisi, intama yari yazimiye. Mu mugani yaciriye abantu yarababwiye ngo umwungeri yari afite intama 100 ngo maze ngo imwe irazimira, imaze kuzimira ngo umwungeri ajya kuyishaka, ngo aragenda azenguruka ashakisha iyo ntama imwe, asiga 99, ngo maze ngo ayibonye ngo aza yishimye anezerewe yikubise ku bitugu, ngo ariko ngo yaje yakomeretse kubera ko yanyuzeho amawa menshi, imikeri iramwica, amabuye aramwica. Rero mwene data, ni jyewe nawe yaje aje gushaka, kandi ubwo ni ubuntu twagiriwe. Nubwo ubona uhiriwe ukora ibyaha, ugakomeza ukaririmba ndetse ugakomeza ugasenga, ariko nta mahoro y'abanyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Ijambo rye riravuga ngo ibyo urabikora ntakwihorera, ukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko hari igihe nzaguhana, ngo kandi ndetse nkabishyira ku mugaragaro ku karubanda byose uko bikurikirana. Mwene data, urabeshya abapasiteri, ukabeshya ababwirizabutumwa, ukabeshya abaririmbyi, ukabeshya nyamasengesho, bimwe bakabibona bakanakwihorera kubera ubwoba bwo kugutinya, ariko ntabwo ari igihe cyo gutinya. Ndakwibutsa ngo korera Imana nk'umuntu uzahembwa. Niba udakoreye Imana nk'umuntu uzahembwa, ukaba uri gukorera abana b'abantu ngo bakurebe, menya neza yuko nta ngororano uteze z'ubwami bw'Imana. Ndongera nkakubwira ngo we wagiriwe ubuntu bwo kwitegereza, bwiza abantu ukuri, kuko iki ni igihe cyo kubwiza abantu ukuri, ntabwo ari igihe cyo guca ku ruhande. Kristo we yabwiye abantu, arababwira ati ngo aho kugira ngo utinye uwica umubiri gusa, wabanje ugatinya uwica umubiri akica n'ubugingo, ngo byose bikarimbukira muri Gehinomu. Bantu mwagiriwe ubuntu bwo guhagarara imbere y'imbaga, byo guhabwa impano nyinshi zitandukanye, nimubwiza abantu ukuri, babwiye ko twebwe tugiye gutaha, kandi Kristo yenda kuza gucyura itorero, kandi ubwo azaza azahemba abantu bose bahagaze aho yabasize kandi bakahaguma bagakora icyo wasaga gukora. Yesu natubwire neza. Nakwibutsa nkubwira ngo wongere utekereze niba hari aho waba
waricaye cyangwa wararyamye. Ibyakuryamisha ni byinshi muvandimwe. Ushobora guhana intambara ukavuga ngo bivuyemo kubera ko ubutabazi butinze kuza. Ayo mugezi ndakubwira ngo Imana ntabwo ari nyakabyizi. Icya mbere ni uko uri muzima kandi ukaba uriho niyo waba urwaye. Ntabwo bivuze neza yuko wareka gukorera Imana, kuko gukorera Imana ni inyungu zawe. Gukorera Imana, icyo Imana ishaka ni ubugingo buzima, ntabwo ishaka umubiri muzima. Umubiri ubaye muzima ni poromosiyo Imana ibiguhaye, ni irindi hirwe uba wongerewe. Rero mwene data muvandimwe, hagarara kigabo, usubire ku rufatiro, ongera usa n'igicaniro, igicaniro cy'uburirimbyi, igicaniro cy'umunyamasengesho, igicaniro cyo gusura, igicaniro cyo kongera kugira inzira n'inyota byo kubana na Kristo, byo kongera gukora uyu murimo. Buriya bene data, turamutse tubaye maso, igihugu cyacu ndetse n'isi yose habaho gutuza. Ariko naho tutatuza, tukiri muri ino si, Yesu yaravuze ngo mukiri muri ino si dumufashe igihe mu ntambara. Kandi intambara tugomba kuzirwana mu buryo bwa mwuka. Abisirayeli bazengurutse Yeriko bucece. Haleluya. Mwene data, wisakuza mu kigeragezo, oya wisakuza mu kigeragezo, oya zenguruka bucece. Zenguruka bucece nk'uko Abisirayeli bazengurutse bucece, maze ngo ku nshuro ya 7 inkike zirarinduka. Yesu nahabwe icyubahiro. Waduhamagaye nahabwe icyubahiro, akaduhamagara kumukorera. Mwene data, hari ibyo ubona biguhagurukiye, ariko ibiguhagurukiye bana n'Imana, na Imana ibihagurukire. Dufite imbaraga za Mwuka Wera, dufite umufasha. Iri umufasha wa Mwuka Wera. Imana Yesu yagiye kwamurira avuga ngo mugume i Yerusalemu, mugume mu murwa, murindire umufasha w'Umwuka Wera. Ngo kandi uwo mufasha w'Umwuka Wera namara kubamanukira nabazaho, muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yudeya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Bene data bavandimwe, nimwongere mukomere kandi mwongere mushikame. Muri iyi minsi igoye, hari byinshi byagukura mu rugendo, hari byinshi byagukura mu nzira, ariko ujye ushyira ku munzani, umere nka Sitefano warebye ubuzima n'ubugingo, yamara kubishyira ku munzani akavuga ngo ariko ubuzima burutwa n'ubugingo, reka nemerere mpanga amaso kuri Kristo, kuko Kristo niyo wavuze ngo aho ajya arahazi, ukandi azagaruka tujyane. Yesu natubwire neza. Mureke twongere dukumbure igihugu cyo mu ijuru, dukumbure gakondo yacu, kandi gakondo yacu iratwegereye kuruta igihe twizereye. Haguruka mwene data, wongere usa n'igicaniro, wongere usa n'inkike. Sanariya hose rega urahazi, 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 urahazi. Ongera usane rero, numara gusana usaye Kristo ngo agukomeze, kandi azaturengera mu gihe turimo no mu gihe kiri imbere nitumwishingikirizaho. Reka twongere dusenge Imana yacu. Uwiteka niwe Mana yonyine mu isi no mu ijuru, nta na kimwe kitaremwe nawe. Iri ryari ijambo ryawe, ryari rifite umutwe uvuga ngo duhaguruke twongere dusane inkike, twongere dusane igicaniro. Uwiteka, herekeza iri jambo ryawe, nk'uko Hezekiya atigeze acibwa intege n'abamurwanyaga, ndetse harimo n'abami, ariko yikomeje ku ijambo aravuga ngo umwami wa Ashuri ari kumwe n'ingabo z'umubiri n'amaboko y'umubiri, ngo ariko twe, ari Hezekiya wivuga, ngo ari kumwe n'amaboko akomeye y'ingabo z'Uwiteka. Natwe rero Kristo nudushoboze Mana,